Uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha w'umunezero, nkuzaniye inkuru ivuga ngo kubaka inkuge ni iby'agaciro mu buzima bwawe. Kubaka inkuge ni iby'umunezero. Igihe cyose uzaba ufite inkuge ntacyo uzaba. Iyi ni inkuru dusanga hano mu gitabo cy'umuririmbyi kuri 38 mu Gakiza. Handitse ngo Nowa, kuki wubaka inkuge? Urakora iby'ubupfapfa rwose. Dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Nowa yarabasubije agira ati, Uwiteka niwe wabivuze yuko abangirizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi. Ayo mazi azaba ari umwuzure. Bigira inama yo kubazanya, none Nowa yaba avuga ukuri? Bati habe na gato, ntidukwiye kwemera twikomereze mu byo kwinezeza. Igihe nacyo gihita vuba, Nowa yubaka n'umwete rwose. Bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Nowa yumvira Imana ihoraho, yinjira muri ya nkuge vuba, yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nubwo Imana ibakingira urugi. Nuko abantu baraseka cyane cyane, bakomanga ku rugi bavuga bati, Nowa sohoka, iyi mvura irahita, witubeshya uri mu rugendo. Ijuru risa n'iritobotse, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba. Bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse. Umva uko Imana yabasubije. Nowa yajyaga abigisha rwose mubigira ibikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriweho none. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba ku mwuzure. Abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe dufite iyo nkuge, ni agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Umwami Imana itugirire neza. Shimye ko tuganira kuri aya majambo, amagambo meza y'umugisha, amagambo yahindura ubuzima bwawe umunsi ku munsi. Muri kino gitondo, muri uyu munsi w'umugisha, umunsi utazongera kugaruka mu buzima bwawe, hazaza indi minsi yitiranwa n'uyu nguyu ariko atari uyu nguyu. Bwaba aribwo bwa nyuma wumvishije aya magambo, bwaba aribwo bwa nyuma utazongera kuyumva ukundi, ahubwo wibuka neza udashidikanya ko hari abari bakomeye cyane bamaze kugera ahacecekirwa, batazongera kumvikana ukundi, aho batangaga ijambo rikumva. Nuko hano inkuru yatubwiye ngo Nowa yubakaga inkuge, ariko abantu bamurebaga bose baramusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Nuko bari babonaga ibyo arimo arakora, ariko bareba n'ahantu batuye bakabona amazi cyangwa umwuzure utazigera uhagera. Kuko icyo gihe bivuze ko cyangwa bigaragara ko bari batuye ahantu hari ku musozi, akaba ariho icyo gihe bari, ariko nta kintu na kimwe kiba Imana itakizi, nta kintu na kimwe kiba Imana itabigizemo uruhare. Ibuka uburyo umugabo witwaga Yobu, Yobu yari umukozi w'Imana.
Yobu Imana yaramukundaga cyane cyane cyane, ariko umunsi umwe ubwo abamarayika baje bashengereye baje kureba Imana, nuko baje binjiye mu bwami bw'Imana, bari bavuye mu isi, bari bavuye mu isi gukora iki? Bari bavuye mu isi kureba abana b'Imana. Ariko icyo gihe bakihagera, Satani nawe yari ari kumwe nabo ubwo bageraga mu ijuru. Nuko Uwiteka abaza Satani ati mbese uvuye he? Aramusubiza ijambo rikomeye cyane ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Aramubaza ati ese umugaragu wanjye Yobu wamubonye? Aramusubiza ati namubonye. Ati ese wabonye ameze ate? Ati nabonye akomeye cyane. Nuko Satani ahita afata umwanzuro wo gusaba Uwiteka ibya Yobu. Nawe uyu munsi wa none ibyawe Satani yabisaba, ariko umaze kumva neza no kwakira umwami n'umukiza wawe, ibi byose byakurwaho. Yobu yabaye mu buzima bugoranye. Hano dukomeze umva uko Uwiteka niwe wabivuze ngo yuko abangirizi ba nabi abujuje isi ibyaha ngo bazamarwa n'amazi, ngo kandi ayo mazi azaba ari umwuzure. Umwami atugirire neza. Ngo bigira inama yo kubazanya bati Nowa yaba avuga ukuri? Bati habe na gato, ntidukwiye kwemera, twikomereze mu byo kwinezeza. Ibi byo kwinezeza by'iyi si ni iby'igihe gito. Ibi byo kwinezeza byo muri iyi si ni iby'akanya gato, ariko ndakubwiza ukuri ntashidikanya, igihe cy'Imana nikigera uzicuza. Igihe cy'Imana nikigera cyo gutabarwa uzavuga ati iyo mbimenya. Kandi buri gihe buri munsi wamye wumva ubu butumwa, wamye wumva iri jambo rikugeraho, rikwakira, rikuyobora inzira zo gukiranuka. Igihe nacyo gihita vuba. Iyo umuntu afite ibimwirukansa, ntabwo igihe kigenda bukeya kirirukanka cyane. Iyo umuntu afite ibyaha ugiyemo byerekeranye n'Imana, igihe cyawe kirihuta. Nuko ngo igihe nacyo gihita vuba, ngo Nowa yubaka n'umwete rwose. Bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze. N'uyu munsi wa none bivuze ko aho gufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ufata umwanya wo wumva ibidafite umumaro. Kandi ndakubwiza ukuri, niyo nkuge yawe uzaba urimo wubaka, gusakaza iri jambo ry'Imana ku mbuga nkoranyambaga, gusakaza ijambo ry'Imana mu baturanyi bawe, niyo nkuge urimo urubaka. Ni agakiza twagiye duhabwa na Kristo. Nawe nimba ushaka agakiza ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Ngo Nowa yumvira Imana ihoraho, yinjira muri ya nkuge vuba, yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, ngo nuko Imana ibakingira urugi. Ese iramutse Imana ikinze urugi uyu munsi, urumva mugenzi watabarwa? Urumva uyu munsi wa none hari icyo wahindura ku buzima bwawe? Urumva uyu munsi wa none hari icyo Imana yakora ku bugingo bwawe? Nuko abantu baraseka cyane. Turi muri iyi si byinshi tuzakora, abantu bazaduseka. Turi muri iyi si ibyo uzakora byose ntabwo bazabura kuguha urw'amenyo, ariko ndakwinginze nanjye niyingingira kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Bakomanga ku rugi bavuga bati Nowa sohoka, iyi mvura irahita. Kuko nta mwuka w'Imana bari bafite, kuko nta gihe na gito bigeze bafata cyo kumvira Imana ihoraho. Ngo witubeshya ngo uri mu rugendo. Kandi Nowa barakomanga bati njyewe mfite urugendo runjyana i Kanani, mfite urugendo runjyana mu ijuru, mfite urugendo rw'uwatumye nkora ibi byose. Ngo ijuru risa n'iritobotse, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba. Bati turarimbutse. Niho batangiye kubona ikimenyetso cy'uko ibyo Nowa yababwiraga ko ari ukuri, by'uko ibyo Nowa yavuze byose nta na kimwe yigeze abeshya. Ngo nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse. Bagize ubwoba bw'uko bagiye gupfa, kandi icyo gihe nta kindi kintu bagombaga gutabara Imana yacu. Tugirire neza. Wumva uko Imana yabasubije. Imana iyo tuyisabye, iyo tuyisenga iradusubiza,
ibyo dusabye byose, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzahabwa, mukomanye muzakingurirwa, niko nayo yabasubije. Aha ngaha aravuga ati umva uko Imana yabasubije. Nowa yajyaga abigisha rwose mubigira ibikino, umwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriweho, none Imana ikomeze itugirire neza. Nuko iyo baza kuza kumvira intumwa, baba barinjiranye n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana ikabakingurira. Ariko banze kumvira Imana ihoraho. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure, abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Mbese nawe urifuza kujya mu nkuge? Mbese nawe waba wifuza kuba mu nkuge y'Imana? Ese urumva waba ufashe umwanya mwiza wo kujya imbere y'Imana ukajya usenga Imana? Urumva wafata igihe cyawe ukumva ko ari igihe cy'umugisha, ukumva ko ari igihe cy'umunezero, ukibariza inkuge nk'iyo Nowa yabaje? Mbese urumva wafata umwanya ukinjira mu nkuge imvura itaragwa? Igihe ni iki? None natwe dufite iyo nkuge, ngo ni agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Umwami Imana atugirire neza. Umuntu wese uzaba adafite agakiza k'Imana azarimbuka, byakwanga byakunda. Ibi ni Imana yabyivugiye, kandi ntaho yagiye, iriho, yahozeho iteka n'iteka. Umwami Imana atugirire neza. Nshoreje kuri iyi ngingo ivuga ngo nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure, abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Imana ikomeze ituhe umugisha. Muzaniye indi nkuru hano rero, iri kuri iyi nkuru iravuga ngo Bibiliya ivuga iki ku mibabaro, ku mibonano mpuzabitsina? Iyi ni inkuru rwose abantu benshi bakunda kuba bakwibazaho, ariko ni byiza kuba Bibiliya hari icyo yabivuzeho. Ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Bibiliya ivuga iki ku mibonano mpuzabitsina? Iravuga ngo abantu benshi kuvuga iby'ibitsina bibatera isoni. Icyakora iyo Bibiliya ivuga iby'ibitsina ibivuga yeruye, ariko mu buryo bwiyubashye. Ibyo ivuga ku birebana n'ibitsina bidufitiye akamaro. Ibyo birumvikana kuko Yehova wayanditse ari we waturemye, kandi azi icyatubera cyiza, atubwira icyo twakora kugira ngo tumushimishe kandi twishimire ubuzima iteka ryose. Ingingo yacu ya mbere iratubwira iti Yehova abona ate imibonano mpuzabitsina? Imibonano mpuzabitsina ni impano ituruka kuri Yehova, ariko yifuza ko abashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ari bo bagirana imibonano mpuzabitsina, kandi ikabashimisha. Imibonano mpuzabitsina ituma abashakanye babyara, kandi ikabafasha kugaragarizanya urukundo n'ubwuzu mu buryo bushimishije. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ujye wishimana n'umugore
wo mu busore bwawe. Imigani ibice 5 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19. Yehova yiteze ko abakristo babera indahemuka abo bashakanye, ntihagire uca undi inyuma. Soma mu Baheburayo ibice 13 umurongo waho wa 4. Ingingo ya 2 iravuga ngo ubusambanyi ni iki? Bibiliya itubwira ko abasambanyi bazaragwa ubwami bw'Imana. Abasambanyi bazaragwa ubwami bw'Imana. Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 9 n'uwa 10. Muri Bibiliya ijambo ry'ikigiriki ryahinduwemo ubusambanyi na pronoun. Iryo jambo ryerekeza kuri rimwe mibonano mpuzabitsina. Hagati y'abantu batashyingiranywe. 2 ubutinganyi. No 3 kuryamana n'amatungo. Iyo twirinze ubusambanyi dushimisha Yehova kandi natwe bitugirira akamaro. Abatesalonike ibice byaho ni 4 umurongo waho wa 3. Reba uko wakwirinda ubusambanyi nuko gukomeza kugira imyifatire itandukanye bizakugirira akamaro. 3 hunga ubusambanyi. Umugabo w'indahemuka witwaga Yozefu yanze gusambana n'umugore wamuhatirizaga kuryamana nawe. Musome mu Ntangiriro ibice 39 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Hanyuma muganire ku bibazo bikurikira. Ni iki cyatumye Yozefu ahunga? Murebe umurongo wa 9. Ese utekereza ko umwanzuro Yozefu yafashe wari ukwiriye? Kubera iki? Ni mu buhe buryo abakiri bato bakwigana Yozefu muri iki gihe bagahunga ubusambanyi? Yehova yifuza ko abantu bose bahunga ubusambanyi. Musome muri Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 18. Hanyuma muganire ku bibazo bikurikira. Ni ibihe bintu bishobora gutuma umuntu agwa mu cyaha cy'ubusambanyi? Wakora iki ngo uhunge ubusambanyi? 4 ushobora gutsinda ibishuko. Icyo niki gituma gutsinda igishuko cy'ubusambanyi bigorana? Hanyuma muganire ku kibazo gikurikira. Umuvandimwe uvugwa muri iyi video yakoze iki gihe yamenyaga ko ibikorwa bye n'ibitekerezo bye byashoboraga gutuma ahemukira umugore we. Abakristo b'indahemuka nabo hari igihe bibasaba guhatana kugira ngo bakomeze kugira ibitekerezo bitanduye.
wakora iki ngo udakomeza gutekereza ku bintu byanduye? Musome mu Bafilipi ibice 4 umurongo waho wa 8. Hanyuma muganire ku bibazo bikurikira: ni ibihe bintu twagombye gutekerezaho, gusoma Bibiliya no guhungira mu murimo wa Yehova byadufasha bite gutsinda ibishuko bishobora kutugusha mu cyaha? 5. Amahame ya Yehova adufitiye akamaro.